Hari igihe umuhungu yinjira mu rukundo yumva yakunze cyane by'ukuri, ariko buri munsi umutima ugahora umubaza ikibazo kimwe gikomeye cyane, ugahora umubaza uti ese uyu mukobwa koko aragukunda nawe cyangwa hari ikindi agukeneyeho? Ni ikibazo gikomeye cyane kuko urukundo rw'ukuri ntabwo rugaragarira gusa mu magambo meza cyangwa se amafoto meza uba ufatana n'umukunzi wawe. Hari abakobwa bashobora kukwereka inseko nziza rwose, bakagusekera neza, bakakwandikira amagambo aryoshye cyane yayandi usoma ewana ukumva umutima wawe uradishye cyane, mbese ukaryoherwa cyane, ariko mu by'ukuri umutima wabo wibereye ahandi, bafite undi muntu watsindiye umutima wabo utari wowe, kandi bo bakwereka ko mukundana cyane. Ibyo ni ibintu bibaho cyane. Hari n'abagukunda kubera amafaranga yawe cyangwa se bakagukunda kuko uri umusitari cyangwa se ubayeho mu buryo bifuza. Hari n'abashobora kugukundira ubufasha ubaha cyangwa se nyine izina ufite mu bandi bantu nuko ugaragara. Akenshi iyo ari ibyo ngibyo bagukurikiyeho cyangwa se ibyo bagushakagaho birangiye, urukundo rwose ruhita ruzima nk'umwotsi rwose, ugasanga bahise bicomokera. Ariko nanone hari umukobwa ushobora kugukunda by'ukuri ku buryo ashobora no kukwemerera kugumana nawe mu bihe bikomeye cyane, na cya gihe waba uri broke cyangwa se ubuzima butameze neza nk'umuhungu. Uwo mukobwa aba ari wa mukobwa utaza mu buzima bwagamije kukwifashisha ngo maze ahite yigendera, ahubwo aba ashaka kubaka ubuzima, akabwubakana nawe, akumva afite amahoro ari uko muri kumwe, ndetse akishimira kuba ari hafi yawe. Mbese mu by'ukuri ugasanga ni wa mukobwa ukunda bya nyabyo nta buryarya. Ikibazo rero ugomba kwibaza hano ni iki? Ese uwo mukobwa umeze gutya wamubwirwa n'iki? Wamenya ko umukobwa mukundana agukunda nta buryarya, cyangwa se umukobwa runaka nubwo yaba ataratera intambwe ngo abikwibwirire, ariko ugasanga ni ibimenyetso nyine biri bukwereka 100% ko uwo mukobwa agukunda kandi agukunda nta buryarya. Ese ni ibihe bimenyetso byakwereka ko ari kugukoresha cyangwa se ari kugukinisha, akinisha amarangamutima yawe? Ndagira ngo ubane natwe kugeza ku musozo w'iyi video, byose uraza kugenda ubisobanukirwa. Mu by'ukuri urukundo rw'ukuri rugira ibimenyetso bitabeshya, nubwo abantu rwose bashobora guhisha amarangamutima yabo. Hari ibikorwa n'imyitwarire bidashobora guhishwa igihe umuntu yaba agukunda by'ukuri, mbese ibikorwa bishobora kukwereka ko uwo muntu agukunda nta buryarya. Niba nawe hari umukobwa mukundana cyangwa se hakaba hari umukobwa wifuza kumenya niba agukunda mu gihe nawe waba umukunda cyangwa se ubimwereka, ukamenya neza niba agukunda nta buryarya, bana natwe kugeza ku musozo, kandi wibuke gukora subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe mu zindi nkuru nziza tubagezaho. Ikintu cya mbere kikwereka ko umukobwa agukunda by'ukuri nta buryarya, nuko umukobwa mukundana cyangwa se umukobwa w'inshuti yawe akwereka umuryango n'inshuti ze. Ibi ni ikintu abakobwa ubundi badakunze gukora. Iki ni kimwe mu bimenyetso bikomeye cyane bishobora kukwereka ko umukobwa gukunda nta buryarya. Burya umukobwa ntabwo ari umuntu ukunda kwinjiza uwo ari we wese mu buzima bw'ibanga bwiwe, by'umwihariko nko kumwereka inshuti ze cyangwa se abagize umuryango. Iyo umukobwa afashe icyemezo cyo kukwereka ababyeyi be, akakwereka abo bavukana cyangwa se inshuti ze za hafi na ba bantu bo mu muryango w'iwabo, ba bantu aba yubaha, biba bishatse kukwereka ko uyu mukobwa umubano wawe nawe awufata nk'umubano w'agaciro, ushobora kugira umwanya uhora mu buzima bwe. Bityo iki kimenyetso kikaba cyakwereka ko uyu mukobwa agukunda by'ukuri. Niwumva ibyo turi kuvuga ari byo, ujye muri komenti nawe utubwire uko byumva. Hari abakobwa bashobora kumarana n'umuhungu igihe kinini ariko bakamuhisha inshuti zabo, cyangwa se ugasanga nta muntu wo mu muryango baramuhuza nawe. Iyo bibaye bityo rero, akenshi biba bivuze ko uyu mukobwa atarakwizera bihagije, cyangwa se ko atabona hazaza he ari kumwe nawe, cyangwa se utari umuntu yifuza kuzabana nawe mu hazaza. Ariko umukobwa ugukunda by'ukuri ntabwo ashaka kugukunda nk'umuntu w'ibanga, ahubwo nyine aba yishimira ko abantu b'ingenzi mu buzima bwe bamenya ko mwembi muri kumwe kandi mukundana. Iyo umukobwa ukunda azumva afite ishema ryo kukwerekana, akwereke abantu baziranye nawe, abo basengana, abo bakorana cyangwa se abo bigana. Uyu mukobwa anezezwa cyane no kukujyana aho inshuti ze ziri, akaba ari wa mukobwa ubabwira ati uyu niwe mukunzi wanjye. Icyo gihe ntabwo aba ashaka kwiyemera cyangwa kwerekana ibindi bintu, ahubwo aba yumva yishimiye kuba ari kumwe nawe. Ibyo bikakwereka ko uyu mukobwa aba agukunda cyane. Hari n'ikindi gikomeye cyane abantu benshi badakunda kwitaho. Iyo umukobwa agushyize hafi y'umuryango we, aba ari kugushyira mu isi ye nyakuri, aba agukunda bya nyabyo, aba ashaka ko umenya ubuzima bwe uko buri, uburyo abayeho, ukamenya n'ubuzima bw'abantu bamukikije ndetse n'umuco yakuriyemo. Ibyo ntabwo rero bikorwa n'umuntu udafite gahunda ndende kuri wowe cyangwa se utagukunda bya nyabyo.
ndetse n'inshuti ze iyo zikumenye zitangira kukubaha no kukwitaho kuko baba babona ko uri umuntu w'ingenzi kuri mugenzi wabo w'inshuti yabo. Hari n'igihe uzumva inshuti ze zikuvuga neza cyangwa se zigashaka uburyo muzajya mwishimana kuko baba babona uburyo umukobwa wabo akwishimiye cyangwa se inshuti yabo ikwishimiye. Umukobwa ukunda kandi ntabwo atinya kuvuga ko ari we muri kumwe, ari we mukundana, ntabwo azajya kwihakana mu ruhame cyangwa se ngo yumve nyine ateye ipfunwe no kugendana nawe, ahubwo azaba yumva yishimira ko abantu bose nyine bamenya ko uri umuntu ufite umwanya wihariye mu mutima we. Musore rero, niba umukobwa mukundana ahora aguhisha inshuti ze, mbese ugasanga ni wa mukobwa udashaka ko abantu bamenya ko muri kumwe cyangwa se akakwereka ko uri umuntu nyine aba ashaka guhisha abandi, ugomba kubitekerezaho cyane. Ariko nanone niba kujyana mu buzima bwe busanzwe ntabwo bafite nta kwikandagira, menya ko nyine hari amahirwe menshi y'uko uyu mukobwa agukunda by'ukuri nta buryarya. Ikintu cya kabiri rero kikwereka ko umukobwa muri kumwe cyangwa se umukobwa mukundana agukunda by'ukuri nta buryarya, nuko uyu mukobwa muba mukundana akwizera kandi akaguha umwanya wawe. Urukundo rw'ukuri ntabwo rugira igitutu cyangwa se gukekana bya buri munsi. Mbese icyo bishatse kuvuga hano, nyine umuntu mukundana ni wa muntu wubaha ibyo ukora akaguha umwanya ukabijyamo, ni wa muntu wubaha ibyo ukunda agahora ahubwo ashishikajwe no kuba ibyo ukunda wajya ubibonera igihe cyangwa se ubikorera igihe. Urukundo rw'ukuri ntabwo rugira igitutu cyangwa se gukekana buri kanya. Umukobwa ugukunda by'ukuri ntabwo ahora ashaka kugucunga, agucunga cyane nk'aho uri imfungwa, ahubwo umukobwa ugukunda by'ukuri aguha umwanya wawe akakureka ko nyine aba ari wa mukobwa ukwizeye, bityo akanakubaha. Hari abakobwa uba usanga bashaka kumenya aho uri buri segonda, buri uko muvuganye, buri uko mwandikiranye, akubaza ngo ugiye he, ibintu nk'ibyo ngibyo. Iyo ibintu nk'ibi ngibi bibaho cyane mu mubano wawe n'uwo mukobwa, akenshi bituma utakaza umudendezo wawe, nyine ukumva uhora wikekakeka cyangwa se ukumva uri wa muntu ugomba kujya ubaho uhora wisobanura. Ariko umukobwa ukunda kandi ukwizera amenya ko nubwo uri mu rukundo, buri muntu nyine aba afite ubuzima bwe agomba kubamo. Azajya kwemera ko usohokana n'inshuti zawe atabigizeho ikibazo gikomeye. Ntabwo azahora akubwira amagambo yo kugutesha umutwe, ahora akubaza ngo ninde muri kumwe cyangwa ngo kuki utampamagaye, ahora bikubaza buri kanya. Ahubwo uzumva ko nawe ugomba kugira igihe cyawe cyo kuruhuka cyangwa se kuganira n'abandi bantu batari uwo mukobwa. Ibi ngibi ntabwo biba bivuze ko atakwitaho, oya rwose. Umuntu ukwizera ntabwo ahora afite ubwoba bwo kugutakaza kuko abaza agaciro afite mu buzima bwawe. Ikindi kandi, umukobwa ukunda azashaka no kuba inshuti y'inshuti zawe. Hari igihe azajya ategura kuza kukureba uri kumwe na bagenzi bawe cyangwa se akifuza kumenya abo mugendana. Ibyo ntabwo biba bivuze ko ari ukugucunga cyane, ahubwo abashaka kwinjira neza mu buzima bwawe nk'umuntu ugukunda by'ukuri. Ubushuti cyangwa urukundo rutarimo icyizere ntabwo rujya ruramba. Buri munsi habamo intonganya, gushwana ndetse no gukekana. Ariko iyo umukobwa akwizeye, urukundo rwanyu rurakomeza kandi mukabasha kugirana amahoro. Musore rero, niba umukobwa mukundana aguha umudendezo ariko ugakomeza kubona ko akubaha kandi akwizeye, menya ko ibyo ngibyo ari ikimenyetso cy'uko uwo mukobwa ashobora kuba agukunda urukundo rw'ukuri. Ikintu cya gatatu kizakwereka ko umukobwa mukundana agukunda bya nyabyo nta buryarya, nuko rimwe na rimwe azajya gufuhira. Abantu benshi bumva gufuha ari ibintu bibi gusa, ariko ukuri nuko hari igihe gufuha biba ari ikimenyetso cy'urukundo rwa nyarwo. Iyo umuntu agukunda by'ukuri, ntabwo yakwishimira kukubona wegeranye n'undi muntu ushobora kumutwara umwanya wawe cyangwa se umutima wawe. Umukobwa ugukunda bya nyabyo rimwe na rimwe kwereka ishyari rito, cyane cyane nk'iyo abonye undi mukobwa kwitayeho cyane. Hari n'igihe ashobora kukubaza uwo mwavuganye mu gihe yabonye ari umukobwa, cyangwa akagaragaza kutishimira uburyo undi mukobwa yakwegereye. Ibyo akenshi rero biterwa n'uko aba agufata nk'umuntu w'agaciro gakomeye mu buzima bwe ahanini. Ariko nanone gufuha bifite aho bigarukira. Ntabwo biba bivuze ko ari wa mukobwa uzajya ufuha maze akaza akagutera ubwoba cyangwa agatangira kugutuka no gushaka ko utangira kubaho nyine nk'uko abyifuza aho kubaho nk'uko ubyifuza. Ahubwo gufuha bigaragaza umukobwa ugukunda aba ari amarangamutima agaragaza ko umuntu atifuza kukubura. Iyo umukobwa adashobora kugira icyo yumva igihe cyose uri kumwe n'abandi bakobwa, ntanakubaze cyangwa se ngo agaragaze ko akwifuza wenyine, bishobora kuba ikimenyetso ko atakwitayeho cyane nk'uko ubitekereza cyangwa se adafite ubwoba bwo kukubura. Burya umuntu ugukunda ntabwo aba yifuza kugusangira n'undi. Niyo mpamvu uzabona umukobwa agira agacupa gatoya rwose gapfundikiyemo ishyari, cyane cyane yabonye hari undi muntu ushaka kukwegera. Hari n'ikindi abantu benshi batazi, burya umukobwa ugukunda ashobora kutabivuga mu magambo menshi, ariko uburyo nyine aba areba ibintu cyangwa se uko yitwara bishobora kukwereka ko uwo mukobwa ukunda by'ukuri. Ushobora kubona acecetse cyane cyangwa ugasanga ni wa muntu ukunda kukubaza ibibazo byinshi iyo hari undi mukobwa uri kukwitaho cyane. Ibyo byose ntabwo ari urwango, ahubwo nyine nuko umutima we uba ushaka kukugumana wenyine. Ikintu cya kane kikwereka ko umukobwa ukunda by'ukuri nuko umukobwa ugukunda by'ukuri adatinya kukubwira ko agukunda. Hari abakobwa benshi batinya kubwira umuhungu amagambo nk'aya ngaya ngo ndagukunda. Bamwe baba bafite ipfunwe n'abandi baba bafite ubwoba nyine bwo kwangwa cyangwa se kubengwa mu yandi magambo.
ibyo bikaba byabatera kubabara. Niyo mpamvu nyine iyo umukobwa afashe icyemezo cyo kukubwira ko agukunda, akenshi biba bifite ubusobanuro bukomeye cyane, biba bivuze ko uyu mukobwa rwose agukunda. Umukobwa utagukunda by'ukuri ntabwo yapfa gukoresha amagambo nk'aya ngaya cyangwa ngo ayakubwire ari uko nta kindi ashaka kugeraho, ariko umukobwa ugukunda by'ukuri azageraho umutima we unanirwa kubihisha, abe yanabikwibwirira cyangwa se abikwandikire mu bundi buryo. Hari igihe yabikubwira mu buryo bworoshye ariko nyine burimo ukuri kwinshi, ndetse akenshi umukobwa ugukunda niyo abikubwiye nyine abivuga afite isoni nyinshi cyane cyangwa se afite amarangamutima menshi. Ibyo biba bigaragaza ko ibyo ari kuvuga nyine biba biri kuva ku mutima. Ikindi gikomeye buriya umukobwa ugukunda ntabwo aterwa ipfunwe no kuba ari kumwe nawe, azajya avuga nyine ko uri umukunzi we, abibwira abantu bose kandi ajya abivuga ntabwo bafite. Ntabwo azumva ashaka guhisha urukundo rwanyu nkaho hari ikitagenda neza. Umukobwa ugukunda azishimira nyine kugushima no kugutaka ibigwi ndetse no kukwereka ko uri umuntu ufite agaciro kuri we, abyereka n'abandi. Umukobwa ugukunda kenshi ni wa wundi ubona akubwira amagambo nyine akumvisha ko akubonamo umuntu udasanzwe mu buzima bwe. Burya amagambo y'urukundo ntabwo aba ari amagambo akomeye kubera ko umuntu yavuze gusa, ahubwo nyine aba akomeye kubera ko aherekejwe n'ibikorwa. Umukobwa burya ugukunda ntabwo azakubwira gusa ko agukunda, ahubwo azabigaragariza mu buryo akubaha, mu buryo akumva ndetse akwitaho. Umusore rero niba umukobwa mukunda nahora yirinda kukwereka amarangamutima ye cyangwa se ukumva atajya ashaka kukwereka ko uri umuntu w'ingenzi kuri we, ushobora kuba ugomba kongera kubitekerezaho, ugatekereza ku rukundo rwanyu. Ikintu cya gatanu kikwereka ko umukobwa agukunda by'ukuri ni uko yifuza kuba ari hafi yawe buri gihe. Iki ni ikimenyetso gikomeye cyane cy'urukundo rw'ukuri. Burya umuntu ugukunda yumva afite amahoro ari uko muri kumwe. Niyo mpamvu umukobwa ugukunda azahora ashaka kuvugana nawe, kukwandikira cyangwa se kumenya uko umerewe. Ntabwo uzategereza buri gihe ko ari wowe ubanza kumuhamagara cyangwa se kumwandikira, usanga ari wa mukobwa nyine uzajya abyuka akwandikire akubaza uko wabyutse. Hari n'igihe nyine azajya naguhamagara nijoro ashaka kumenya uko umunsi wawe wagenze adategereje kumuhamagara. Urukundo rw'ukuri ntabwo rugaragarira mu magambo gusa, ahubwo rugaragarira mu buryo umuntu akwitaho, akubaha, akwizera ndetse yifuza kuba ari hafi yawe. Umusore rero niba umukobwa mukundana akwereka ibimenyetso twavuze haruguru, hari amahirwe menshi y'uko agukunda nta buryarya. Ariko niba nta na kimwe ubona muri we, ukaba uhora wumva uri wenyine mu rukundo, ugomba gufata umwanya ugatekereza neza. Ntukihatire gukundwa n'umuntu utabona agaciro kawe. Hari umuntu ushobora kugukunda by'ukuri akakwereka urwo rukundo mu bikorwa no mu magambo bya buri munsi. Burya urukundo rwiza ntabwo ari rwa rukundo rugushyira mu rujijo buri gihe uhora ukiye ku muntu wibaza uti arankunda cyangwa se arandyarya, ahubwo ni urukundo rugutera kumva ufite amahoro, icyizere n'ibyishimo byo kumenya ko hari umuntu ufite umutima wawe kandi ugukundira ukuri. Ndagushimiye wowe ubanye natwe muri iyi nkuru twari twabateguriye igaruka ku rukundo. Niba wifuza gukomeza kubana natwe no mu zindi nkuru tugenda tubategurira, ntugende udakoze subscribe.